Hello guys, ndabangiye kwaramutsa ndabifuriza amahoro y'Imana. Nizere ko mumeze neza aho muherereye. Abo bitameze neza nizera ko bizogenda neza kuko muracyavuga cyane ayandi kandi ibihe bindi. Uyu munsi bigenda neza, imvura iragwa, ejo izuba rikaka, ejo bundi muyaga ukaza cyangwa bikagenda neza. So guys, ndizera ko umaze gukunda ama video maze kubaha. Uyu munsi video ngiye kubaha niyo kubasobanurira ibijyanye na marketplace. Nkuko nawe basizaranije nafapase nababwiye ko nzagenda ngerageza buri munsi uko bukeye ko bwije kugenda mbabwira ibyiza bya TikTok ni business. Kanyewe ntangira kora akantu mbabwiye ngo wari ubizi ko TikTok ari business. TikTok ni business. TikTok ni platform nziza cyane wakora amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi then ukabasha gutera imbere. Rero kuri marketplace ni system, ni platform nziza cyane umuntu yakora amafaranga mu gihe umaze kujuza ibisabwa. Ariko imbere ko mvuga kuri marketplace uburyo ki wayigeraho cyangwa uburyo ki wabasha kubona amafaranga avuye muri marketplace, ikintu cya mbere nshaka kubanza kubabwira, ndashaka kubanza kuvugana n'abantu baza ku ma live. Iyo uje kuri live ni kuvuga ngo ubuje gushaka aba followers. Make sure ko aba followers ubabonye. Make sure ko aba followers ubashije kubatahana. Buri munsi dukora live, nkora live ya nimugoroba itangira saa 4:30 z'ijoro. Icyo gihe iyi live iba ari yo kugira ngo dusobanure ibingibi mbabwira muri video. Bya bindi utarabasha kumva, bya bindi utarabasha kubona, bya bibazo ukeneye kumbaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo ubashe gusobanukirwa, ugomba kumbaza. Hanyuma rero nuza kuri live, bantu baza kuri live making sure ko hari ibintu ugomba kwirinda kugira ngo ntibagufungire, kugira ngo account yawe ibe serious, account yawe ibe active. Cyambere no kugomba gutapinga ni mu gihe urimo gufata abantu benshi. Iyo waje kuri live gutapinga ni ikintu kiza cyane, kizagufasha ko account yawe iba active. Nuvuga ngo niba wabonye abantu bagufollowing 100 cyangwa wafollowing 100 bituma badashobora kuyifunga cyangwa atagufungira abantu ugomba gufollowinga. Hanyuma ikintu cya kabiri ugomba kumakinga sure ko usharinga. Gusharinga ni kimwe mu bituma algoritme cyangwa amarobo ya TikTok abona ko ari umuntu ari actuel, ari umuntu ari active, arimo kubikora. Kuko iyo umaze gufata aba followers 100 ariko ntubashe gusharinga, icyo gihe bashobora kugufungira. Ikintu cya gatatu nuko ugomba kumakinga sure ko inyuma yo gufata abantu benshi gerageza ujye muri video. Ushobora kwifashisha video za host muri ako kanya ukinjiramo ukareba umunota umwe ukongera ukagaruka. Impamvu ibyo bikora ni kugira ngo account yawe ikomeze iba active. Gerageza ukora ibyo bintu bitatu mubwiye, bizatuma account yawe batayigufungira. Nufata abantu 20 tapinga umunota wose. Nufata abantu 40 gerageza usharinga abantu byibuze 5. Nufata abantu 50 gerageza ubanze ujye kureba video then ugaruke ukora imirimo itandukanye kugira ngo algoritme ntigufungire, ntikubone ko urimo kurenza urugero. Kubera ko impamvu ibyo tubabwira bitewe na account y'umuntu. Hari umuntu ufata abantu 20 bagahita bamubwira ngo iruzuye. Abo ni mu bantu bafite abantu bari munsi y'igihumbi. Abantu bafite abantu bari munsi y'igihumbi no kuvuga ngo bafite aba followers bari munsi y'igihumbi, ntugafata abantu 20 cyarimwe. Fata abantu 10 wongera utapinge, ufata abandi bantu 10. Ariko niba ufite account iri hejuru y'ibihumbi 2, making sure ko ufasha abantu 20 ugarutse gutapinga, nurangiza gutapinga wongere ufata abandi bantu muri urwo buryo gutyo ukora niyo mirimo itandukanye ndimo kukubwira. Ibi ni bigufasha. Hanyuma kubera iki uza kuri live ukabona aba followers ntutumire bagenzi bawe? Icyo kibazo mpora nkibaza. Gerageza make sure ko inshuti zawe ziza hano kuri aba followers. Kuko iyo uzanye inshuti yawe izana inshuti ye kandi ushobora kuba utayizi. Inshuti ye ikazana inshuti ye bikagenda byaguka muri ubwo buryo. Rero tugerageze dukora ibintu bishoboka kugira ngo ama live yacu cyangwa ibikorwa byacu turimo gukora byo gushaka aba followers bibashe kuzamuka. Impamvu kireme ntangiriye kuri icyo kintu cyo gushaka aba followers ni kubera ko kugira ngo ugere kuri marketplace biragusaba ko ufite aba followers byibuze ibihumbi 10.
aba followers 10,000. Niyo mpamvu natangiriye kuri iki kintu cy'aba followers, ni kugira ngo ntibazagufungire ejo then target yawe yange. Ngira mbamenyeshe ukuri, mbamenyeshe ko ngiye gutangira TikTok, nabanje gufata umwanya wo kuyiga. Nayize mu kwezi kwa kabiri, fata gahunda yo kuyikora mu buryo buhoraho nk'akazi kuva mu kwezi kwa gatatu, kandi uyu munsi maze kubonamo umusaruro. Nujya kureba na level yanjye urasanga mfite level iri hejuru. Nukuvuga ngo nigisha ibintu nkora. Aba followers mubona afite uyu munsi natangiye kubashaka mu kwezi kwa gatatu. Bivuze ngo mu kwezi kwa gatatu kugera mu kwa kane uyu munsi tuvugana maze kuzuza aba followers 10,000 birenga. None wowe bikunaniza iki? Kuba umaze umwaka wose kuri TikTok utabasha kubona followers 500, utabasha kubona followers 2,000, utabasha kubona followers 5,000. Urimo gukora iki? Ese koko uzi cyakuzanye? Ese koko uzi valeur ya TikTok? Uzi ibintu ufite mu ntoki yawe? Iyi ni business ngendanwa, ni business tagusaba umwanya munini wo gushusha umutwe ngo urimo gutekereza ibinabiriya. Ni business tazaguhombera uvuge ngo bizagenda gute, ahubwo ni business ugomba gukora ukabonamo amafaranga kandi mu buryo buhoraho mu gihe wabikoze neza. Sibyo? Rero kuri marketplace kugira ngo ubashe kuyigeraho ni bwa buryo bwa kabiri. Uburyo bwa mbere nabigishije muri video zatangiye, nabigishije kuzamuka level. Uzamuka gute? Ni gute wagura gift, ni gute wabona gift, ni gute watanga gift. Rero muri iyi video ya gatatu dukoze, abantu bafatiye bwa mbere kuri iyi video ni ya gatatu. Iyi video ya gatatu nkoze niyo kubigisha marketplace ni iki. Marketplace ni uburyo umuntu abasha kubonamo amafaranga mu gihe yujuje abantu 10,000. Ariko iyi marketplace ikora mu bihugu biri monetize gusa. Mu bihugu biri monetize ntimumbaze ngo mbega mu Rwanda, mu Burundi, ngo hehe. Muri Afrika yose nta gihugu na kimwe kiri monetize muri TikTok. Ibyo tucyumvikaneho. Rero ibihugu biri monetize muri TikTok ni ibihugu 5 byo muri Europe, harimo Ubufaransa, Ubudagi, Ubutaliyano, Espagne na UK, Ubwongereza. Hanyuma hagatazaho na Amerika n'ibindi bihugu byo muri Aziya wenda ntashatse gusubiramo cyane. Hanyuma ibi bihugu rero iyo umaze kuzuza 10,000 icyo gihe uhita wa-applyinga kuri marketplace. Marketplace na hantu uhurira n'amakampani menshi atandukanye azana amaproduit yayo kugira ngo yamamaze binyuze muri video z'abantu bafite uburenganzira bwo kwamamaza. Kugira ngo rero ubone ubwo burenganzira nuko wawujuje aba followers 10,000. Iyo umaze kuzuza aba followers 10,000 ubwo icyo gihe uhita uba monetize kuri iyo platform ya marketplace, hanyuma ukabasha kugira ikiza cyayo. Iyo wa-applyinze ushobora ku-applyinga kuri company zitandukanye. Company ishyiraho budget ikavuga ati kuri video imwe yawe tuzajya tukwishyura hagati y'amadolari 150 n'amadolari 50. Niko biba bimeze. Bashyiraho budget bitewe na company yari. Hari izo usanga bashyizeho 55, hari izo usanga bashyizeho 70, hari izo usanga bashyizeho 100, hari izo usanga bashyizeho 150 kuri video imwe. Icyo gihe iyo baguhisemo ura-applyinga kuri zo company, habarimo company partnership y'ama company menshi cyane atandukanye. Hanyuma izi company zamara kugufata zikata zikubwira noneho turashaka ushyire advert yacu cyangwa publicity yacu muri video zawe, muri video yawe, hanyuma ugashyiraho iyo advert yabo bagatangira bakakwishyura. Bivuga ngo rero imagine bafashe video zawe nk'icumi bakwishyura amayero 100. Murumva ko ari amafaranga menshi. Rero iyi marketplace ikora mu bihugu biri monetize. Niba uri mu gihugu kiri monetize ukaba utarabasha gukora iyi application ya marketplace warahombye. Niba utarabibasha ngwino kuri live yacu cyangwa muri next video nzabasobanurira ukuntu ubikora etape par etape. Hanyuma ariko niba udakeneye kutegereza icyo gihe ngwino kuri live yacu umbwira uti nge naruje 10,000 kandi ndi mu gihugu kiri monetize, fasha ukuntu na ku-applyinga nzagufasha rwose nta kibazo kandi ntabwo nishyuza. So rero guys, ndizera ko iki kintu cya marketplace mucyumvishe cyangwa mugisobanukiwe
kuri marketplace ni ahantu heza cyane ho gukorera, kuko iyo company igufashe iguha produit y'ubuntu, ikaguha link yayo, then umuntu akunze produit, no kuvuga ngo iyo produit aba ari sample baguhaye, uragenda ugafata ya produit ukayikoresha, ukereka abantu uburyo uyikoresha, cyangwa niba ari nk'urukweto n'urugero ukarwambara, wamara kugwambara wakora video zawe za content usanzwe gukora, ukahita wereka abantu uti uru rukweto nambaye warusanga ahangaha, link ya company iri ahangaha. Rero iyo link yo umuntu ayikritseho, amafaranga yawe ahita aza kuri account yawe ako kanya. So rero guys, ufite ikibazo watwandikira muri commentaire, ufite ikibazo waza kuri live yacu. Buri munsi dufite live iba saa 4 z'ijoro n'igice kuva kwa mbere kugera kwa gatanu. Muri weekend dukora saa 12 z'umugoroba, ariko ubu dufite program yo kuzajya duteramira abanyarwanda n'abarundi cyangwa bumva ururimi rw'ikinyarwanda muri rusangi n'ikirundi, buri wa gatandatu isaha 2 saa 2 z'ijoro, isaha 2 saa 2 dufite program yo guteramira abanyarwanda saa 4 z'ijoro kugeza buke buri samedi. Rero ukaba uri umwe mu bumva urwo rurimi, turakwakiriye. Ukaba umuntu ufite impano yo kuririmba, cyangwa uri umuntu uzi gukora imivugo, uri umuntu uzi gucuranga, turakwakiriye kuri live yacu buri gihe kwa gatandatu. tuba dufite tubamenyesha ko tuzajya turegerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo mwishime, mukunde ibikorwa byacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndabashimiye cyane, naho ubutaha. Ndabashimiye cyane, naho ubutaha muri video izakurikira, aho nzabasobanurira kugira ngo uburyo bwa gatatu kugira ngo account yawe ibe monetize. Ese n'iki uzunguka account yawe imaze kuba monetize mu bundi buryo butandukanye na marketplace. Thank you so much. I love you. My name is Nzitunga Isa. Nizere ko mumeze neza, nizere ko Imana ikomeje kubarinda aho muri mwese. Ciao ciao.